Fidel Gakire yaza nkuko barusesabagina bazanye yarashimuswe baramuteruye ariko nyine ikibazo kibazwa aho ngaho bamukuye muri Amerika FBI itareba cyangwa se baramusindishije bamuteye urushinge yageze mu Rwanda gute niyo kintu wari wese ubu ngo bari kwibazaho kugira ngo agere mu Mageragere haraho yaturutse yagiye turutse muri Mageragere yageze Mageragere aturutse hehe byagenze bite gusa none turagaruka kwibi bintu tureba cyane ukuntu abantu baba bagomba ahanini kubavijira no kwirinda cyane kuko cyane burya ngiye hanahangiye kureba uyu n'uyu gutya na gutya dufite experience nyinshi cyane tutagomba kwirengagiza ariko iyo turi kwibazaho cyane uyu munsi no buryo yageze hanga kandi byanze bikuze bigomba kuzamenyekana ikintu gitangaje cyane mu idosiye ya Gakire gitangaje cyane no kubona babaza uriya muvugizi wa RCS uriya bita Wera Peri wari directrice ya gereza ya Nyarugenge hariya ndako wari directrice ya gereza ya Kimironko mu bihe byashize ubu n'umuvugizi wa ni ikintu kibazwaho cyane kubera icyo atsinda urukiko rwamugejeje hariya kuko kugira ngo ugezwe muri gereza nkuru kugira ngo ugezwe muri centrale hari procedure y'ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'urukiko ntabwo ubundi uterurwa cyakora hari umuntu nzi waturutse muri Amerika nawe kuri wenda tuzafata igihe tuzamuganiraho nawe waturutse muri Amerika arazanwa ashyirwa muri iriya gereza bamubwira ko azaburana igihe mperukira meruka ataraburana nabwo yarajemo gutyo akagumamo gutyo agumya sawa okay ibyo ngibyo ni ariko nanone akongera kwibazwa ese uriya Fidel Gakire yageze mu Rwanda nkuko Paul Rusesabagina yagezemo ibyo byose turagenda tubigarukaho tureba yageze mu Rwanda nkuko Rusesabagina yagezemo nkuko Deo Mushayidi yageze mu Rwanda nawe murabizi ko Deo Mushayidi yageze mu Rwanda yagezemo se nkuko hari ba Sankara hari Mushayidi hari Paul Rusesabagina n'abandi bagiye baza hari nundi niba ari nta mabyariro harya nta mabyariro we ntago yaturutse sinzi igihugu nawe ngo yaturutsemo nawe ngo agira niba yarageze mu Rwanda basinzire sinibuka n'abantu babimbwira gutyo boto nange commentaire nicyo ziba zimaze ariko ikiri kwibazwaho ubu ngubu cyangwa se turi kugenda dusubiza bagiye batubaza bati koko Fidel Gakire araho ngaho mu gihugu cyangwa se afungiye muri gereza Nyarugenge nkuko babivuga gusa biba ni amahire kuko niba koko ari muri ikintu kibi nuko yaba ari kugumya gushakishwa akaburirwa irengero ariko niba bemera ko bamufite ho kugira ujye impaka ngo ari hehe nyine igihe cyose icyo yaba cyose ubwo bamufite mu biganza byabo ahubwo icyo turi kwibaza ubu ngubu ni ukwibaza uburyo yageze mu ibyo biganza byabo hari abantu twagiye tuganira buri nagiye nyura ku bantu benshi bari inshuti za Gakire ndetse zakadasohoka hari ibyo twagiye nagiye numva bike tuzagenda tugarukaho wenda uyu munsi na analyse zanjye ariko utandashaka kugira ngo nzaganire nabo wenda imbona mubone twumveho ko igihe yagereye mu Rwanda bari babizi ariko ikingenzi kugeza iyi saha nuko Gakire ari muri gereza ya Nyarugenge nuko Gakire ahari nkuko twabyumvise bivugwa na Wera Peri kuvuga ngo ibindi kuba wavuga ngo ntawo hari cyase bimeze gute ikizima nuko babyemeza reka tuzarebe dutomboye na n'isaha baba bari kuvuga yuko na nta muhanga Kasiye nawe ahari uko yaba hari kose nawe kuko amaze iminsi dutombe bavuga ngo nawe hatarahari dutombe bavuga ngo na Barusangwa barahari bimeze gutya na gutya ba Jemusi ba Dominique Kirambere n'abandi urumva rero ko muri rusange kuba hari ibyo ngibyo numva atari ibintu twakwirwa tugira gute twakwirwa tudutaho gusa ariko nanone ikindi kintu yigira no kuntu umuntu inzego z'ubutasi za FBI za nzego z'ubutasi za Amerika ni gute bazishobora kuzishimutana umuntu niba wamushyira mu igunira bagapakira indege niba wamushyira mu ibage niba bakoresha ubushukanyi niba byagenda gute ariko bakamukura kuriya ubundi Gakire yageze muri Amerika gute yarahari gute mu buryo bumeze gute ese Gakire na wenda yagiye muri Amerika akajya agenda agaruka mu Rwanda nabyo wenda hari igihe dushobora kubyibazaho kuko hari benshi nanone bagenda bakagaruka akaba wumva koko hari ariko icyo mperuka nzi neza mperuka kumva nuko Gakire yari yaragiye ngiyo muri Amerika agiye kuri passport hari y'u Rwanda niko mbikeka cyangwa se ari ibindi yaragiye gukora nuko nguko rero ndumva turi bugaruke kw'ibyo bintu cyane tunanasubiza cyane abagiye batubaza bati Gakire bimeze bite araho ngaho se koko nkuko babivuga bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda
twongere tubasuhuze aho muri hose, abari mu Rwanda twongere tubashimire uburyo mukurikira ibiganiro byacu, twongere tubasabe gukora subscribe ndetse n'ibiganiro byacu mugende mubitanga mubihe n'abandi bagende bakurikira. Gira ngo rero ahangaha hano turibanda cyane ku kiganiro ni ku muntu umwe, nubwo tugenda tugaruka nanone gake kwishimutwa ry'abandi bantu cyangwa se tunanibaza impamvu ibi bintu bigenda biba, ugasanga umuntu ashobora kuba afitwe n'inzego z'igihugu akabikwa, agatangazwa, agatabazwa, akagira gute, bakazamugaragaza bamufasha bamujugunye nk'iriya ku musozi runaka, cyangwa se kumva ngo arafunze kubera impamvu izi n'izi, cyangwa se bimeze gutya na gutya. Urugero, twamaze imyaka hafi 3 dutabarizo bitaga Matuja Forodisi, n'ubu waje kongera kuburirwa irengero. Ntiwavuga ko hari ikintu twongere tubivuga cyasama kikamira abantu mu Rwanda, kandi tuzi dosiye ya Matuja uko yari imeze, nawe yagiye abyivugira, isi yose irayizi, sinjye wiyizi gusa. Ibyo ari byose wasanga n'ubu ngubu bamufite bamubitse naho ngaho, abantu birwa bataka kana kari hehe. Kandi twongere tubabwire yuko ibi bintu byo kwicecekera, ririya jambo rya Uwera Peri uriya mudamu umuvugizi wa RCS mu Rwanda, ni ijambo rikomeye cyane mu rwego rwa politike dushobora kurebera muri angle ikomeye, yerekana ko harimo ikintu cyo guhishira uburyo kana uriya Fidel Gakire yaba yarageze muri gereza. Kuko muri gereza ari procedure umuntu agomba kugeramo, uburyo agomba kugeramo, hari uburyo agomba, ntago ashobora kugera mu rwego muri gereza urwego rw'ubugenzacyaha rutabizi, kubera ko n'ubu ngubu anagiyemo deja aterwa agashyirwa muri gereza, byaba ari ibintu yabafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Gereza rero y'ubu ngubu aho u Rwanda rugeze bitandukanye na kwa kundi ko muri za inkotanyi zigifata ubutegetsi, kiriya gihe byo baragufataga bakushyiraho bashaka, gufungira aho bashaka, ariko ubu ngubu ni procedure na amategeko. Nuvuga ko niba rero nkuko ari kubivuga, hari icyo yatangaje ngo ari kuregwa ngo inyandiko mpimbano rero ntekereza ko atari n'icyaha wakwita ko ari icyaha gikomeye, ngo ni icyaha ntago wakita icyaha giteye ubwoba ku buryo yaba yaramaranywe kiriya gihe cyose abantu bamaze bari gutaka ngo babuze Fidel Gakire, ngo ni igiki gishobora gutuma adatangarizwa inshuti n'abavandimwe n'iki n'abari kumushakisha bose, ni igiki? Mumbwira icyo kintu ni igiki? Ni ukugira ngo se bahishire wenda n'amabanga akomeye kugira ngo bafata bari gukorana ibyo ngibyo. Niba Rusesabagina yarafashwe kandi hari abari mu madosiye amwe, yamara gufatwa bakamwerekana bati dore nguyu Paul Rusesabagina, niba Sankara yarafashwe nabo bati nubwo habanje gucamo akana ariko bati dore Sankara nguyu. Niba hari abenshi umuntu agenda yasinze mu muhanda, yamara gusinda polisi ikamufata, bamara kumufata akamushyira ati dore twafashe umuntu wasinze yatwaye imodoka yasinze. Pourquoi pas umuntu abantu birwa bavuga kugeza ubwo biba confirmed ko umuntu yashimuzwe, kubera iki umuntu adafatwa akandagezwa amagerageze? No kuvuga ngo kugira amageragere hari iminsi, niba wafatiwe en flagrant délit cyangwa se mu cyuho, hari iminsi, hari amasaha 48 iyo wafatiwe mu cyuho ugomba kuba wageze mu bushinjacyaha. Ubugenzacyaha bukumarana amasaha 48, ubushinjacyaha bukakumarana 48, rukakuregera urukiko rukazasoma urubanza rukazana ari byo babazaga uri Uwera Peri bati yazanywe mageragere, azanyweyo n'uruhe rukiko? Mwumvise uko gusubiza ajya guca gauche droite, biya guca gauche droite mu gihugu gifite inzego. Hari icyaha urwo rukiko rwaba rwarakoze kuba rwaramukatiye iminsi 30 kugira ngo ajye mageragere, kubera icyo atavuga ati n'urukiko runuru rwisumbuye rwa Nyarugenge, rw'ibanze runuru, akavuga ngo ni rumwe mu rukiko rwo mu Rwanda. Bishatse kuvuga ko rero biranashoboka yuko ashobora no kugenda akabarimo ari mageragere uswati atanarimo. Kubera iki? Kubera wenda kwanga kuvuga ati amaze igihe kirekire ari muri brigade cyanyuranyije n'amategeko, yafashwe mu buryo bumeze gute na gute, ariko akabikora wenda avuga ati hubahirijwe procedure ibi bari magerage gusa. Ariko ikizima nuko Fidel Gakire afite ukuri kwe ku byamubayeho, hari ukuri kwe ku buryo afunzwe, hari ukuri kwe ku buryo yafashwe nuko yageze mu Rwanda. Ahubwo icyo ngicyo nicyo tugiye kugira gute kureba gusa. Ariko icyo tutari kure yacyo cyangwa se twavuga ko nubwo twavuga ngo tugihagazeho, yigo ko tugihagazeho kubera ko bakivuga
mwongere mbwira abanyarwanda cyangwa se umuntu wari wese unambaza icyo ngicyo, nta muntu wakagombye kurwanya yuko Fidel Gakire adafitwe na leta y'u Rwanda kubera ko babyiyemerera, ahubwo twagombye kubaza icyo ari kuzira, kuko niba ari icyo ari kuzira cyangwa se na procedure zakoreshejwe n'uburyo yavuye iyo ngiyo, kandi uko yavuye iyo ngiyo byanze bikunze hari abantu babizi. Mu bantu babizi rero nkeka ko bashobora babizi ibyo ari byo byose, zira nzego z'ubutasi za Amerika zigomba kuba zibizi, kuko ntabwo Amerika ari nk'u Rwanda, ntabwo Amerika ari nk'ibihugu bya Afurika, nawe nubwo Amerika ari nk'ibi bihugu bya ntuza bya kuko buriya uzarena Rusesabagina ajya kuza byiswe ishimutwa ko bamukuye ku butaka bwa Amerika, byiswe ishimuta ko bamukuye ku butaka bwa Amerika, ariko nanone ntibamuteruye direct ku butaka bwa Amerika, habaye icyo bita attraction, kumubeshya paka bamugushije Dubai, paka bamugejeje mu Rwanda, pya bamugejeje muri gereza yo mu Rwanda. Iki kintu nicyo kintu cyaba ari ikibazo nanone nanatekereza ko haba harabayeho ikintu twakwita nko kwira, se niba nabyita se twabyita kwirara cyangwa twakwita kwizera, kubera ko wenda nka Gakire nk'urugero, uburyo nekereza yaba ashobora gufatwamo, ashobora kuva muri Amerika wenda nk'urugero, kuko muri Amerika ntago bahagukura ku ngufu, ashobora kuva muri Amerika wenda ari nk'umuntu akurikiye, cyangwa se akavuga ati ntembere muri Afurika, kuko niba atarari muri Amerika ku buryo bw'ubuhunzi, cyangwa se yumva nta n'ikibazo ibyo yaba arimo, nta kibazo byaba bimuteye, yagera muri Amerika bigakomeza gukura iyo shene gutya nk'uko bahamagaye Rusesabagina mpaka no mu Rwanda, ati ba akabageze mu Rwanda nk'ubwo buryo. Kimwe nuko ashobora no kuza mu Rwanda nk'uko wenda niba nafite passport, niba atarari impunzi yagera mu Rwanda, bitewe wenda nuko nabyo dushobora kubigira integanyo, kandi hari kimwe kizavamo byanze bikunze mu kuri mu byo turi kuvuga, simbizi, ariko niko ngende kubitekereza, kuko ahanini hari imitekerereze y'Abanyarwanda. Ashobora kuvuga ati najyose nshobora kujyaho nta kibazo, bitewe n'uburyo wenda avuga ati hari abantu baho bari kumbwira bati tuganira nta n'ikibazo kinahari n'iki, yagera mu Rwanda bati nubwo waragize gutya ariko hari ibintu wagiyemo, biriya bintu n'ibiki. Ngira ngo murabizi Gakire, niba mubyibuka neza, ari mu Rwanda hari ikintu yigeze gukora, nabyo tutakwita ko ari n'ikintu, kiriya kintu ntabwo ngifata nk'ari ikintu gikomeye, kuko yari yanditse mu kinyamakuru cye, niba yari yanditse ngo yari yanditse ku bintu biranga abadictateri cyangwa se abanyagitugu. Muri bya bintu biranga abanyagitugu rero, kurabona iyo dukoze ibiganiro nka gutya, ushiraho cover, ushobora gushyiraho cover utanitaye ku muntu, cyangwa se ushyizeho cover wenda cover d'attraction, wenda bavuga ati nshyizeho uyu muntu bashobora kuza kureba bati ngiye gutya na gutya, wenda utagamije no kumuvugaho, ariko birangira Gakire muri baba dictateur nawe yashyizemo ibibaranga 10, hajemo n'ifoto ya Kagame muri cover y'ibyo yarari yantoza y'ikiganiro cye. Ndibuka neza, niba nibuka, ni umuntu wa Kimisagara ni Nyakabanda watereye hejuru ngo agombye ngo gusaba imbabazi n'ibiki, wari uhatuye icyo gihe, niba yari umunyamakuru, niba ari ikigwa ngo wenda tuzongera tubigarukeho neza. Aribo Gakire nyine byarangiye yoroheje ubuzima, atereka nsaba imbabazi, koko aza gusaba imbabazi, ariko imbabazi zari zishingiye ku ibyo ngibyo. Gakire nibuka neza, ndumva yabarabaga icyo gihe akiri no mu Rwanda, yabaga mu ishyaka ndumva ari rya Parti Liberal, ni PL, kandi hari ndumva yarari mu maposta atari abamambura basanzwe, ariko yari muri Parti Liberal, ndumva yararimo. Gakire rero biza kugera muri za 2000, biza kugera mu bihe byashize, aribwo abantu bakomeje kugenda batangaza cyane, babaza bati Gakire ari hehe, Gakire waje kuburirwa irengero, byagenze bite, se yashimutiwe muri Amerika azanwa mu Rwanda. Nibyo rero natangiye mbabwira, ahanini babwira nti ari abantu nagerageje kuvugana nabo, ibyo ari byo byose iyo aba yaraje mu buryo bugize wenda mu buryo ashobora kuba ari umuntu urambye hano, cyangwa se wamaze igihe byanze bikunze bari kugenda bagira utuntu bamenya duke koko bimeze gute. Ariko mbega na benshi nabo hari no nabajije ababetona atavuga byagenze gute, igihe kimaze gute. Ariko icyo ahangaha tugarukaho cyane kandi tunanavuga ni ibi bintu byo kuba bafata umuntu, bamara gufata umuntu bikagaragara nk'umuntu washimuswe koko, kandi nabo bagagaragara ntuza umwuka werekana ko ari ikintu hari uburyo
nabo bari bashatse gusa n'abashaka gusisibinganya ibimenyetso kuko niba byari twavuga tuti niba umuntu wari wese umuntu afatwa umusinzi bikagira ngo tuzare ibyo bigeze ku kintu ikintu kirimo akaboko ka politike cyane nabura n'ibyaza gutangaza nubwo bari kumurega inyandiko mpimbano ejo bundi Fidel Gakire usanga bazanyemo n'ibindi byaha ugasanga bazanyemo n'ibindi byaha bigeretse hejuru y'izo nyandiko mpimbano n'ibindi bikarangira bibaye ibintu bikomeye cyane noneho rero ndagaruka ku kindi kintu ngira ngo abantu bo muri leta zunze ubumwe za Amerika wenda cyangwa se ari mu bihugu by'i Burayi batubwire muri Afurika ho wenda birashoboka ko ni muri Afurika niko ngira ngo ibyaho byose biba ari ibintu by'igitugu gutyo cyangwa se bakikorera uko bishakiye muri Amerika umuntu ashobora kubashimutwa gute twabanje kubyumva ngo yajyanywe muri ambasade arashimutwa ajyanwa muri ambasade y'u Rwanda ndemba bwiza ukuri umuntu yarajyanywe muri ambasade y'u Rwanda yarangizwa agavanwa muri ambasade y'u Rwanda agaterurwayo bakamuzana bakamuriza indege amukuyeyo umuntu baramukuye muri leta zunze ubumwe za Amerika bakamuhamagara kabone nubwo wenda ushobora kuba sinzi muri Amerika ukuntu Amerika imeze ariko njya numva muri Amerika kujya kumva umuntu banamurasiye cyangwa se bigenda gute ariko akenshi kumva no umuntu urashundi cyangwa se bikarangira aho ngaho sinzi no muri Amerika naho habaho iyo kuyo kuba bashimuta umuntu gusa ntekereza ko kitaba ari ikintu cyoroshye yaba ari skandale cyaba ari ikintu cyoroshye yikubiteye ibintu bya Rusesabagina uretse ko n'ibintu bya Rusesabagina ubona ko byabaye biraba Amerika iravuga ati bamushimusiye ku butaka bwa Amerika bigenda bite ariko nubwo bamushimuti Amerika ivuga ko Rusesabagina yashimutiwe ku butaka bwa Amerika ariko byabaye directo ntago byabaye direct byabayeho kubanza kumukurura kumukwega mpaka bamugejeje ku butaka bwa Dubai mpaka bamugejeje hano mu Rwanda nubwo nguko byabanje kugenda ariko muri Amerika kugira ngo ufate umuntu numara gufata umuntu muri Amerika umukureyo gake umugeze muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika urangiza ugenda umuzane mu ndege umugeze mu Rwanda nacyo cyaba ari ikintu gikomeye cyane aho haba habaye ikintu cyitwa ishimuta hataba harabaye wenda bati tuguhamagaye muri ambasade y'Amerika y'u Rwanda muri Amerika wenda barakwigishije bati ugomba gutaha mu Rwanda byanze bikunze vuba byihutirwa nuramuka udataye uzahura n'ibibazo sinzi ikintu wenda bashobora kugutera niba bashobora kugutera ikintu gishobora gutuma aho kuhita ufata utwaho kazinga ugaca mu ntuza ariko ibyo ari byose nibyo navuze ngo zira nzego z'ubutasi za Amerika cyangwa se leta ya Amerika buriya bafite map yose y'ukuntu Fidel Gakire yaba yarahavuye uko byagenda kose batazifite naho inzego z'ubutasi zabo zaba zijegajega zazageraho Uburusiya bagashiduka bwatwaye Amerika burundu ariko tunanibutse cyane ko harya ni FBI ni ikintu sinzi urwego rw'ubutasi rwa Amerika bavugaga yuko u Rwanda rwagize nyine rwabavangavanze cyane cyangwa se rwaba rwarabakoresheje utuntu twinshi cyane ahangaha rero niho umuntu yareba akavuga ati ibintu by'u Rwanda wenda ntabwo byabyoroshye muri rusange ariko ukibaza iminsi ngaho icyumweru kimwe bibiri abantu bavuga bati umuntu yaburiwe irengero umuntu yarabuze bikarangiza ari muri gereza ya hehe ari muri gereza ya Nyarugenge ari mu mageragere afungiye mu Rwanda yaraturutse muri Amerika noneho rero tukibaza nanone tuti Fidel Gakire yari afite guverinoma abarizwamo ya guverinoma ya Thomas Nahimana guverinoma yo mu buhungiro ni gute umuntu akenshi kandi anafite n'abantu bavugana nawe nicyo kintu tugiye kwibaza iryo kosa ryabaye kuri Paul Rusesabagina ryabaye kuri Sankara nawe hari ahantu ibyo byose yideprashije agiye kwideprasa wenda kuburya kugira ngo umuntu afatwe kenshi nano mu Rwanda bibaho giye nkunda kubibwira abantu sinzi iyo bibwira abantu niba mbana ndiro kubibwira abantu batari kwisoza umuntu wese burya mugiye umunyarwanda aho ari hose umuntu uvuga ngo mugiye kubonana nawe n'ubu ngubu mwubwiza ukuri abantu bambwira ngo duhure tugire gute duhurira ahangaha kumva umuntu ari Nyagatare ndi Nyagatare ndiki duhura kandi nazaza gukonsirita nyuma nkareba nkavuga nkaza gusanga wa muntu ari icyitonderwa rero mbabwiza ukuri niba ibintu byo buryo umuntu bita ko ashimuta kuko abashimuta ababikora mu buryo butari bwo icyo yaba cyo cyose abakeneye kukubikira iyo mbibwira umuntu wari wese burya guhaguruka gufata urugendo cyangwa se ukajya kureba umuntu utizeye nubwo waba ukabone nubwo waba umwizeye
mwagombye kumenya yuko icyo kintu kiri mu Rwanda cyangwa kiri mu Banyarwanda. Ntago ariko ndi kuri ka ya Gakire turi gusipoza ko abaye yaragiye nk'ahantu, kuko kugeza iyi saha ntago tuzi neza koko ngo byagenze gute, nta kintu turamenya. Twese turacyari muri noza, turacyari muri mu gutatona, ariko tuzi neza ko u Rwanda rwo rwemera ko rumwifitiye, abo turi kwibaza uburyo yaba yarageze mu maboko y'u Rwanda. U Rwanda ntirutangaza uburyo uwo muntu yageze aho ngaho cyangwa uko byagenze. Ejo bundi bazavuga wenda bati, cyangwa tunamubone n'imbere y'inkiko ari kuvuga ati ngewe ndi umunyarwanda, nta muntu nigeze mpunga, ndigarukiye mu Rwanda, mfunzwe kubera ibyaha byanjye n'ibindi finaroma. Iyo kizarangira buri Gakire uzasanga ageze imbere y'inkiko, wasanga ariko azaza avuga, cyangwa se avuga ati narashimuswe, ariko simpamya ko ashobora kuvuga ati narashimuswe, kuko na Sankara mwabonye ko yavugaga cyane hanze, ndetse Sankara we yaranashyushye cyane anakarishye cyane, kuko Fidelis Gakire yavuze iki? Nta kintu gikomeye yavuze, ku buryo ari nabyo abantu banashingiraho banakora analize zabo, banavuga bati Gakire uriya ntago ari umuntu bavuga ngo leta y'u Rwanda yashakisha cyangwa se yagira gute. Ariko twibutsa yuko burya leta y'u Rwanda nta muntu umva n'umusazi ubuse ko yigenda ari mu muhanda wibonye babandi bagenda bambaye nabi kabayora. Nuko ari burya ntugire ngo ibayora, kubera ko akenshi baba ari gire bate umuntu ashobora kuza yijije mu buryo bumeze gutya na gutya, mu buryo bumeze gutya, uwikeka wese cyangwa kukiyora ikajyana ukazamubura. Nuko nyine baba bazi nabo uko baje. Nukuvuga rero nta muntu wanegirije ngo uvuge ngo Gakire ngo ntago ngo ari umuntu ukomeye, ngo ku buryo bitagenda, byaterwa n'icyo bamuzemo cyangwa se niyo na viziyo ye, cyangwa se nuko baba bamutekereza, kuko benshi baba baganira nawe bazi ngo byagenda gutya na gutya. No kuvuga ngo rero ntago buryo umuntu ukomeye ava mu muntu ukomeye, ahubwo umuntu ukomeye ashobora no kuva mu muntu usuzuguritse. Ibyo ni amateka twese tuzi. Ubwo rero ari cyo ngaho rero twavuga tuti yabaho ko yarahagurutse gute. Ku ruhande rumwe ukibaza ati se yavuye iwe aho yabaga muri Amerika, araza mu Rwanda, atega indege arizana mu Rwanda. Ese yizanye mu Rwanda nta muntu abwiye kuko azaza mu Rwanda? Gusa ariko tugomba no gucunga cyane ni amakuru tuba duhererekanya, kuko se Gakire kuva yahunga nako si no guhunga, kuva yajya muri Amerika ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda. Ntabwo yigeze agaruka mu Rwanda, wenda akaba yaragarutse muri bwa buryo bwo kuvuga ati n'ubundi ati ni ibisanzwe, ati nta kibazo, cyangwa se ati ni umwana ujya iwawe, cyangwa mbega ibintu akabifata ararejera nk'ibintu byoroshye. Ntabwo se ndagendera agati nembera udugu twa Afurika cyangwa se bigenda bite, nabyo bire ni ibintu byibazwaho. Ariko nanone ari ibintu wenda ushobora gukora bitewe n'abantu urimo, n'abantu murimo. Tuvuge nk'umugabo agiye nko gusura wenda nk'undi mugore cyangwa se umukobwa w'inshuti ye kandi afite umugore, ntabwo yabwira umugore we ngo ngiye gusura kanaka. Ashobora kugenda gutyo tuduru agahindukira ko wa wundi waba ari umutego. Rero wa wundi agahita amumiramirizaho ngo bikarangira kubera ko atabivuze. Ubwo ni uburyo bumwe wenda ari igihe bujya bushoboka. Ubwo tuba turimo tunaganda tunanajya inama kugira ngo akenshi nibura ujye ugira urugendo ushobora gukora, cyangwa se ibyo ushobora gukora byose ujye ubwira umuntu uti ngiye aha naha, ndaba ndi kumwe na kanaka mu gihe keneye kibigenze gutyo utambonye, byamera gutya, byagenze impamvu izi n'izi. Ndumva ibyo ngibyo byaba ari byo birushaho kuba byiza. Ntekereza ko ari nabwo impamvu abantu bigenda gutyo bakabura. Hari umunyamakuru wabuze, niba ngo bamwe bamwita ngo Nare Christian hari wa munyamakuru duheruka kuvuga wabuze, nawe buri yaza kuvuga ati ngiye kureba kanaka hana akagira umuntu abiro komanda. Ariko ari igihe abantu baba bari free, nta kibazo, hari umwana ataramenya ibintu by'uru Rwanda uko ibintu bimeze, akumva ati ngewe nta kibazo mfite mu gihugu. Nta munyarwanda udafite ikibazo mu gihugu mwuka byara. Guhera na kera ngewe babwiza ukuri na papiyo yajyaga ntabwo ari kuva mu rugo atabwiye mama ngo ngiye hanaha kureba kanaka ndibugaruka enda ya masaha ya naye. Ni ibintu buryo bugomba kugira nibura uburyo bivuga. None kuba yavuga ati hari icyo kintu turi kwibaza, twavuye kuri puima yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko umuntu yafatirwayo. Iyo yafatirwayo akajyanwa muri ambasade akaba yarazamwe mu Rwanda. Ibyo ngibyo rwose ni ibyo bintu byarabayeho, akinjira ku butaka bwa akinjira ambasade ikamukurura ikamufungira muri ambasade ibyo ngibyo ntago bizayoberana byanze bikunze. Gusa abantu bamenya amakuru cyane cyangwa se babikurikirane barebe neza niba ibyo bintu bishobora kubaho, byabifitwe nk'ukuboko gukomeye cyane n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se inzego zabo ziperereza zitabifitemo uruhare, kuko umuzanye ukamuriza indege ukagira gute, nabwo byaba ari sinzi niba bataba babifitemo uruhare cyangwa se baguteye umuti, kuko nawe uzizi neza ko bagukuriye gutyo.
sinzi ko uri mu gihugu uzi ko gifite demokarasi n'amahoro, nta uri bukurase, nta uri bukwice, batagushyize mu igunira ngo bafunge, sinzi ko bakuriza indege gutya gake gake ngo wo gukomera cyangwa wirukanke cyangwa se utabazi. Sinzi ko aba muri Amerika muratubwira systeme zanyu z'ubutasi ukuntu bigenda. Icyo kintu wenda tukepure ku icyo kintu cyo kuba yafatirwa muri Amerika, ahubwo icyo ngicyo ahubwo tugiharire inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyandiko mpimbano rero bavuga afungiwe, nta uramenya ngo ni inyandiko mpimbano zishingiye kuki, kuko Uwera Peri ntiyigeze asobanura cyangwa se ngafata umwanya wenda ntaho nabonye yabisobanuye neza, werekane wenda ati wenda yari afite ikinyamakuru Ishema TV afatikanyije n'abandi business ashaka kubarya amafaranga akoresha inyandiko mpimbano, cyangwa se yagendeye kuri passport mpimbano n'ibindi. Bo icyo ngicyo ni ikindi nanone wenda kuba yaravuze ati ngiye ahantu ngiye mu Rwanda cyangwa se ngiye hehe, ibyo byaramutse yaraje mu Rwanda byari ifatiye indege akavuga ati nje mu Rwanda, ntekereza ko icyo yakigira ibanga. Icyo kintu tukemera. Ngende kuri point nyinshi kandi harimo izashoboka muri cyo. Ashobora kukigira ibanga, ntashobora kukibwira abo bafatikanyije muri iyo guverinoma yo kwa Nahimana yo kwa Padiri. Icyo ntiyakibabwira. Uti kubera icyo atakibabwira? Kubera ko iriya guverinoma ni guverinoma nyine iri mu buhungiro, ntago ari guverinoma iri mu gihugu. Nabyo ushobora kubidutaho cyangwa se ukabigiraho ubwo, ntabwo ushobora kuza keretse uje ari uburyo muri officier. Ntabwo ministre wa guverinoma yo mu buhungiro iriho leta ivuga ngo ni guverinoma legitime inyuranyije n'amategeko yapfa kwinjira mu gihugu gutyo gusa ngo aze mu buryo, keretse aje mu buryo buri officier ati ndaje ngiye gukora politique bigiye kugenda gutya, ariko ko abaye yari mahamye akaza byanze bikunze byamugiraho ingaruka. Abaye yarimo araja double, nabyo twemere ko bishobora gushoboka. Ntago yaza ngo abwire umuntu n'importe iki ngo ngiye mu Rwanda. Kubera iki? Kubera ko avuga ati suya umuntu ujya mu Rwanda, ngira ngo abanyarwanda bari hanze murabizi, niho tuvuganye wo hanze cyangwa se nahe natwo abanyarwanda benshi turikangana. Uriya muntu wo muri guverinoma yo mu buhungiro, muzi naho Imana ukuntu baba bamuvuga, muzi ukuntu Kigali muvuga, muzi ukuntu ivuga iriya guverinoma yo mu buhungiro, muzi naho Imana bavuga ngo wagiye kwiyamamaza bigenda gute na gute. Ni gutajya mu Rwanda, yajya mu Rwanda kongera hagaruka muvoma turuze zo mu Rwanda zishatse kuvuga iki muri ya guverinoma. Urumva rero ko urugendo aramutse akoze urugendo mu Rwanda byaba ari ibintu bigomba kuba byanze bikunze ibanga riri très secret, ni ibanga ryaba ririmo ku ruhande rwe, wenda bitewe n'ikimuzanye cyangwa se n'iki bikagenda gutyo. Urumva rero ko icyo ngicyo nacyo ni ikintu gikomeye. None ukibaza utese yaba yaraje noneho bikamenyekana ko yaba yaraje, izo nzego z'ubutasi za Amerika zikamenya ko yahageze, akaba atabasha gusubiramo akora ibyo ngibyo, bakavuga bati none reka dushakisha uburyo tuvuga ko ari impamvu zitumye afungirwa hano mu Rwanda yaratashye. Oh no, icyo nicyo ndi kwibaza, cyangwa se twese turi gushakisha, ariko hari ukuri kuri aho ngaho. Ntabwo ibyo ngibyo mbizi n'ibintu umuntu yibaza kw'ibyo bintu. Nicyo rero narindi kuvuga aho ngaho nti kuza byo kuba yaza officier Roma kandi ari muri guverinoma, keretse aje mu buryo bwihishe cyangwa se akaza avuga ati nzongera nsubireyo mu buryo bugaragara, kuko ntago ndumva bitashoboka. Ni nkuko wavuga ngo ndera hari abantu benshi bo mu mashyaka ya opposition wakumva ngo baje, wenda ntekereza ko ataza mu buryo buri officier. Hari amashyaka cyane amashyaka yo hanze, cyane ko n'umuntu wamenya politiki yo mu Rwanda se bubona uwo bapfa kwemerera ko yagenda rindewe kenshi ntusanga ari utubazo. Bo ubwo rero nicyo ngicyo, cyangwa se tukagaruka ku kindi kintu. Mushayidi ajya kuza, ajya gufatirwa mu Rwanda, uwo Mushayidi afungiye mu Rwanda. Mushayidi mu gufungirwa mu Rwanda kwe ari muri Belgique, yarari muri Belgique, siho yarari harya. Byagenze bite kugira ngo Mushayidi afundwe? Mushayidi mu kuva muri Belgique, yavuye muri Belgique aza Tanzania. Bavuga ko ku buryo banamuregaga n'inyandiko mpimbano nawe. Niba bisa n'ibya Fidel Gakire nibyo tutazi, nibyo tutarasobanukirwa uyu munsi. Turi muri analize nyinshi zishoboka kugira ngo Fidel Gakire bari aha ngaha. Mushayidi ageze muri Tanzania yamupashije Burundi kubera ko yabonaga ngo hari kigeze Tanzania n'u Rwanda byari bibanye neza, Burundi n'u Rwanda byari bibanye neza, ukaba wibaza impamvu y'ungubu ibihugu byose duturanye dufitanye ibibazo kandi byaragiye bibahereza abantu.
Burundi negereza arya sibwo batanze bambiture nde bari abashinjaga Ingabire n'abandi. Okay, ageze muri Tanzania Mushayidi rero byarangiye bamuhereje Uburundi nabwo butuye umuntu baza gusanga ari uwo mu Rwanda. Mushayidi bamuzana hano, bamureze iki mw'ibyo by'inyandiko mpimbano, guhungabanya umudendezo w'igihugu, amacakubiri niba ari no guhakana ni ibintu byinshi cyane bareze Mushayidi. Birangira bigendeye gute? Birangira Deo Mushayidi bamukubise burundu. Ubu ngubu bari kuri burundu ku buryo asaba n'imbabazi, yandika asaba yuko yakoraho liberation conditionnelle, kuko iteganywa n'amategeko mu gihe wakatiwe burundu burya n'imyaka 10 ugomba kuba libere. Ariko Mushayidi ibyo ngibyo numva ko n'urwandiko rwe rutajya rurenga umuryango. Bishatse kuvuga ko Mushayidi kugira ngo abe yataha ari uko byasaba yuko Perezida Kagame ari umwibuka, akamwibuka akavuga ati Mushayidi mumubwire yandika asaba imbabazi nzamucyure kuko yasabye imbabazi, akaba ari bwo yakira ibarwa. Ariko yereza ntabwo ijya kwengo kwemera ibarwa ya Deo Mushayidi. Mushayidi rero yaje gutyo, narya ndi waje muri noza mwizo point ni Ndera, ndatekereza ari uwo bita ni wa mudamu Ndera afungiye genocide, ni nta mabyariro hari, niba ari byo, niba nibuka neza nta mabyariro nawe sinzi uwambwiye ko nawe bamukuye, niba ari Zimbabwe, niba ari Zambia, niba ari gutyo nawe aza gutyo agera mu Rwanda. Ni munyibutse turaza kongera kwibukiranya. Undi ni Sankara, Nsabimana Callixte Sankara, nawe byagenze gute? We ni bamukuye mu ibyo bihugu ibyo ngiyo bakamuzana paka bamugejeje mu Rwanda, we byagenze gute? Undi nawe ninde? Undi nawe ni Paul Rusesabagina. Nubwo bavuga ngo Paul Rusesabagina ngo yarizanye ngo bigenda gute na gute, wa Pastor Nat byaje kumushukashuka n'iki, ariko twibuke yuko Ministre w'Ubutabera uriya mugabo wavuyeho wagiye kuba ambassadeur mu Bwongereza yavuze ati twebwe twatanze indege. Ntabwo rero yatanze indege ku muntu batabiziranyeho cyangwa ku muntu wizanye. Batanze indege ndetse nziza cyane iri privé, kandi n'uburyo yagezemo ko muri iyo ndege n'iki ati twakira umuntu nawe akaza nk'umunyacyubahiro. Aha rero ndi kwerekana ntuza zose zishoboka kuba yaba yageze ahangaha, zishoboka mwizo poe zose kuba yizanye, bikagenda bite bya bindi byo kuvuga ati byo kuba yumva nta kintu yishinja cyangwa se nta kibazo cyangwa dinanga n'ubundi nta bintu nk'ibyo kuba se yatembera muri Afrika gashikwa n'umuntu n'ibintu gutyo na gutyo bikarangira byagenze gute, cyangwa se ariko ikintu ntarumva neza no kuba yashimutirwa ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yagezwa mu Rwanda. Ntago ndi kubyumva, nahita Amerika twahita tuyica amazi twese twumva ko niba umuntu ashobora gushimutirwa muri Amerika n'igihugu nk'u Rwanda kikagira, kandi icyo kintu cyaba kitabaye ikibazo gikomeye, haba hariho imikoranire ikomeye cyane. Ariko tutirengagije yuko kwibi bihe tubona ko Amerika ifite ibintu byo kuvuga cyane ku Rwanda. Amerika ubona ko no mu mivuganire y'u Rwanda iravuga ku Rwanda cyane mu buryo bukomeye, eti murakora amakosa ya naya, bamwe ati Amerika nta kintu gifasha u Rwanda ntaki. Ariko nanone tukagaruka ku bintu by'abazungu tukabitiraho attention. Umuzungu ashobora kudakorana nawe direct, ariko akaba yagira icyo agufasha mu buryo indirect. Rega abanyapolitike tuba dutekereza tureba. FMI ni kiye kigega ngo cyahaye inkunga Leta y'u Rwanda miliyoni 319 z'amadolari. Amerika ya FMI, icyo kigega mpuzamahanga rero ni cya FMI. Ntabwo uzatandukanyiriza kiriya kigega n'abanyamerika, nubwo twukita ko ari ntuza, ariko nta hantu ushobora kubatara kuko bose bagifite imiryango bahuriyemo. Bishatse kuvuga ko Amerika wenda niba atari n'icyayo kiri mu bihugu by'i Burayi. Abafaransa nta mufaransa uzamutandukanyiriza n'umunyamerika. Bishatse kuvuga niba icyo kigega gishobora gufata amafaranga miliyoni 310 ingahe, ngo niba ari ukurwanya ngo ihumana ry'ikibirere n'ibiki byose, uretse ko ayo mafaranga nge ntajya mvuga ngo nubwo bavuga ngo bayafashije u Rwanda, ariko ntago bizabura gutuma duhura n'ibibazo dukina duhangayika. Abanyarwanda bakennye n'ibiki ni benshi, amafaranga ni menshi cyane. Izo miliyoni ni miliyoni nyinshi cyane, miliyari 100 zijya kungana ahubwo n'ingengo y'imari y'igihugu. Noneho rero mbwira ibyo bintu, ayo mafaranga yose mu gihugu gikennye cyangwa se n'ibindi byagombye ahubwo kuvamo imirimo myinshi cyane. Yaba ari urubyiruko rukennye ruti twazanye ibintu bigira mugende mukore cyane, mureba hano hari ibintu bihumanya ikirere, mureba amashashana agende ari
mujye muyahakura muyashyira wenda mutwike birangire rimwe n'ubwo ikirere gihumana ariko ni urubyiruko uzareba hari ubwo bizakorwa se bazabikora muri viyuti bajya babahereza dufaranga tungahe two guharura umuhanda abantu batanabona mu buryo bumeze gutya na gutya. Ari byo nanavugaga nti Amerika ishobora kwiyerurutsa mw'ubwo buryo bitewe n'inyungu iri kubona ahantu, kavuga iti twebwe ngewe na FM nitugenda umujya umwe nitugenda umujya umwe abanyamerika n'abafaransa tukagenda umujya umwe tukajya gufata position imwe kuri kiriya gihugu, iki gihugu ntituzakibonaho inyungu n'ikindi tuzakibonaho inyungu. Abanyamerika n'abafaransa none nidufata ingingo imwe ku Rwanda tugafasha u Rwanda, Kongo izatureba nabi ibiryo bya Kongo ntituzabona ubyo tubyegiswata vomyeke niyo tutari gufasha u Rwanda dushobora no Amerika ishobora no kuyashyira muri FM wenda biranashoboka bari kwakaza yisweko kugira ngo u Rwanda rukomeze rugire gute. Bisaba ngo abanyarwanda nongere mbabwire kwiboza kw'abanyarwanda ntago ari ibintu bivuga ngo umuzungu ntiyakora ibi ngibi ngo ntibyagenda gutya, ahubwo ugomba kuba nawe ufite ayo makuru kandi nawe ufite ubuhirimbanyi uko umuzungu ikintu nemeye aratsindwa sibyo. FPR cyangwa se na ubutegetsi bwayo bakomeje kubasha uburyo bafata cyangwa se bagakanda abanyarwanda turi kugenda mutonoma bagumye bakagendana nyine kubera ko babona abantu batari amezi yo kugira gute, kuko ntabwo imikorere mibi ngenja mbona hano mu Rwanda cyangwa se imikorere mibi y'u Rwanda ngiye mbona muri iki gihugu, ntabwo imikorere mibi ya FPR iriho. So kuvuga ko Amerika ntabwo yananiwe kubabwira n'ijambo rimwe gusa byonyine, ibi ngenja bibabwira iyo bavuga ngo babwihamagaye ngo Kagame ngo babwira ngo M23 kuri na bamuhamagara ngo gutya abifite mu ntuza mu bushobozi bo bavuga uravuga ngo kura M23 hariya barangiza kuvuga yamaze kuhava ari we yashyize koko. Ntago rero abantu barumva imbaraga z'abanyamerika cyangwa se iki, ari byo tuvuga tuti bashobora kujijisha bitewe n'inyungu bafite mu karere. Bamwe bati abafaransa bakagenda bakasutena u Rwanda, ariko Amerika yagiza ku rundi ruhande Kongo murabona ko turi gushyiraho pressure ku Rwanda kugira ngo rukore ibingibi. Ntabwo rero nyita pressure ahubwo ni nka ntuza ni hakatarizeri ku ruhande urashyira pressure ku magambo, ariko ku rundi ruhande ugaca gauche ushyiraho katarizeri no kongera umuriro. Ngiye mburi ndababwiza ukuri yuko muri politike tuba tugomba kureba ibintu byinshi cyane, tuba tugomba kureba ibikorwa, tukareba n'umusaruro w'ibyo byatanze. Buryo amagambo ntago yatanga umusaruro, ahubwo les actions nizo zitanga ibikorwa, nibyo bitanga umusaruro kurusha uko wavuga. Uko ndumva kuri Paul Rusesabagina bamaze igihe kinini bavuga Blinken aca muri Kongo, ahera ku kibazo cya M23 muri Kongo, aromoka mu Rwanda avuga ku icyo banavuga no ku cya Paul Rusesabagina, ariko Paul Romoma nta kigeze kivuga. UN Security Council kugeza ubwitora 117 itora ubone iri gushyigikira Kongo ariko ibintu byagenze gute? Ibintu byacecetse. Bishatse kuvuga ngo le peuple cyangwa se abaturage cyangwa se ibihugu nibyo byihesha agaciro, ntago bizaheshwa n'umuntu we. Mwije mwibuka ko turi muri politike yitwa politike y'ikinyoma. Bavuga ngo muri politike ngo nta mwanzi, ngo muri politike ngo nta rukundo, ngo muri politike ni inyungu aho bazibona rero naho bagira. Jenkele Rwanda cyangwa se mu gihe abanyarwanda ba frappa bakora cyane bakubita mbega mu buryo bw'amahoro demokratike cyangwa se iki bakanyeganyeza mu buryo bugaragara FPR kugeza ubwo nayo rwose ijegajeganya kujegajega muri politike no iki ku buryo nayo babona bahita bareba ati uriya muntu ati bari nta mbaraga bafite, reka dukurikira uyu nguyu kubera ko icyo bamubonaho bamushakaho n'ubundi nicyo ni business zabo nibyo bazabakora n'ibiki bigaterwa nuko bigenda. Tujya tugaruka ku bintu nanone uzarebe iyo ikintu kibaye nko mu Rwanda cyangwa se muri Kongo, nkaburiya nka Kongo nk'abari abategetsi ba Kongo cyangwa se uzumve nk'amagambo bakunda kuvuga ngo abategetsi ba Kongo bavuze, cyangwa se ibyo media zikunda kumediatiza Kongo iri gushaka gukora ibi nibi, ariko ku rundi ruhande abayirwanya cyangwa se nka M23 kenshi cyakora ubu ngubu cyakora baravuze bati yisha abantu bigerera na hehe, ariko ikintu Kongo ivuze media ubona ko ikoze gisa n'ikiganisha mu makosa Kongo no Burundi.
ikintu bakoze ubona ari ikintu gita cyihuta cyane kubera iki kubera media, kubera itangazamakuru, kubera iki ariko uzarebe Uganda sinjya numva nujya wumva Uganda ngo byagenze gutya kizabe sije yigaragabe ibyo ngibyo ntuzabyumva cyane nk'ikintu nkuko mu Burundi bavuga bati niba ari imbonera kure zakoze ibi nibi byagenze cyakora kuva u Rwanda rubanye neza n'u Burundi mw'iyi minsi ubona ko u Burundi bufite agahenge ntago bukivugwa cyane ikintu nabonye iyo hariho umubano w'u Rwanda n'ibihugu runaka mbona haba hariho akantu cyane gashingiye kuri wa mubano ugasanga ntago bivugwa cyane. Ntekereza ko aho hari influence y'abanyarwanda cyane se aribo bazi kudaramatiza ibintu cyangwa se gukwirakwiza ibintu cyane ku buryo ibintu bikomera. Twivugiraga rero kwizo dosiye z'abantu baburirwa irengero cyangwa se zaki ibyo twavuze kuri Gakire cyangwa se kuri Gakire ni ibitekerezo byacu cyangwa se uko tubibona bishoboka kuko tuza abanyarwanda cyangwa se uko abanyarwanda ibintu bigenda, ariko nta bitavuze ko ari ihame, ahubwo ni ibintu byanze bikunze mu byo navuze harimo kimwe kizagaragaramo muri rusange, harimo kimwe kizagaragaramo kandi uko kikaba ukuri kikaba n'ihame. Ariko icyo twibaza cyane cyangwa se dukomeje kubwira abantu abaye yarashimutiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agaterurwa yuko ko mu buryo bugaragara akabashimutirwa hanze bakamuterura bakamujyana muri ambasade ku ngufu, aho byabyumvikana burya ni kimwe nuko mu Rwanda banyubikira bamara kunyubikira bakankubita mu modoka bakanyirukankana, ariko ngiye kubonana ngo n'abantu bo muri FPR nabigize ibanga nta muntu abibwiye ngo ngiye kubonana kana nagira ngo bagahita bamfungira aho ntawe uzabimenya. Aho ngaho rero burya uba wijyanye, icyo kintu tugombe tukimenye. Aho ngaho icyo nshaka kwerekana ni igiki, nuko burya urugendo rwose wakora urwo ari rwo rwose hakagombye kubamo ikintu kiri clair. Iyo hatabaye umucyo mu bintu uri gukora mu Rwanda turimo, mwibi bibazo turimo, ndababwiza ukuri yuko urugamba turi kurwana ni urugamba rugomba umucyo. Niba uri kugenda gutya tudro ukavuga ngo ndagenda gutya, nawe ubundi nuramuka ugiye gutya ukabura gauche ura droite, ndakubwiza ukuri ni bya bintu mbabwire ngo ntawe iruka inyuma y'udukwavu tubiri, kamwe karagusiga iyo uri kutwirugamo twomba tureba, kamwe gaca hano kandi agaca gutya, wowe usigara umeze gutya ugashiduka watanyutsemo kabiri ukabura nako kurikirana twose ukatubura. Ahubwo reba kamwe ukadudeho ukiruka mpaka ugafashe akandi nikacika ntikazamenya ibyo ari byo, ahubwo uzagaruka nako we ntuzanabyitaho, uzagumye wiruka kuri kandi ahubwo uvuga uti hano hari akaciye hano ugaruke nako gafata amatwi. Sibyo nibyo tugomba gukora. Ari byo rero mbwira abantu aho bari hose, uwo ari wese n'umunyarwanda uwo ari wese, burya niba uvuga ngo ngiye kunywera mu kabara kanaka, niba ugomba kubwira umuntu uti ngiye kunywera mu kabara kanaka, kuko muzanabiri bari ujya mu kabari akabanabera n'urugomo, hanabera n'urugomo bagahita bagutwara imirya, kubera ko nyine icyo kiriho cyuko umuntu banamutwara ntibizanamenyekana, ukajya kwirirwa ushakisha mu Rwanda ukajya kuri polisi hariya Kacyiru bakakubwira ngo ntago bazi umuntu hari nkaho bakubarije mu maburigade, kandi nyuma ukazasanga aho afungiye mu maburigade kandi polisi ariyo ibakuriye. Urumva ukuntu aba ari ibibazo biba bitoroshye. Ntago rero twagombye kwicara ngo tugendere mu tuntu twinshi cyane, ahubwo twagombye kureba politike turi kurwa, niba koko turi ku rugamba rwa politike. Icyo nemeye ngewe nahagazeho hangaha rwose, kuko bibari n'igisebo kumva ngo umuntu no muri PS imbera kuri yagiye yaburiwe irengero ariko ngo yagiye ngo abo bari bakorana batabizi, yaburiwe irengero kandi biturutse ku hantu yaba yaragiye cyangwa ku muntu yaba yaragiye. Wanabaza n'umugore wati ntago nza hano yagiye, ariko bikaba bitagira igisebo kuri wowe mu gihe cyose baba bagufatiye ahantu bagahita bakuyora kwa kundi bagufatanye n'icyo bita gushimuta, ariko bakubikiriye ahantu, ariko ari wowe wagiyana ati ngiye kubonekana kanaka. Yari yitwaye gutyo muri ambasade, kuko ambasade ikamufunga. Jewe nongere mbabwire yaba yaramufunze
akagenda atarabwiye abantu atari ikintu ngiye kuvugana na ambasade, ngiye muri ambasade kubera dokimizi n'izi sibyo, nabyo ntekereza ko ryaba ari ikosa, kuko abantu bazagumye bashakisha bati byagenze gute gutya na gutya ariko wenda bishoboke ko kuko numvise ninde wavuze ngo yashimuswe na ambasade y'u Rwanda, barahwishije icyo kintu mbere yuko babivuga, ndetse nyuma yo kubivuga cyane mu Rwanda naho baza kuvuga bati Fidel Gakire ntabwo yashimuswe na ambasade, ntabwo yashimuswe n'icyo ari mu Rwanda, afungiye mu Rwanda. Niho ntekereza ko wenda nzabaza neza muze no gushyiraho commentaire, ntago nikakana kumvise yuko bavuze ngo na ambasade y'u Rwanda niyo yaba yaramushimusa, ahubwo icyo ntabashije gukurikira neza ntabone igihe nicyo bashobora kuvuga bati ambasade y'u Rwanda yashimuse Gakire gute, byagenze gute, yarijyanye yo bahita bamufungirana, byagenze gute mu buryo bumeze gute. Ariko ibikoze urumva ko niba yarabikozeho kamushimuta yise mwirukankana yite muzana mu Rwanda byarabaye uko ubitangaje ko ariko sinumva tuvuga ngo niba yinjiyeyo none akamara, ndumva kugira ngo babe bamuheza burundu ari uko yakwinjirayo none nka mu gitondo, yamara kwinjirayo mu gitondo ugashiduka ugahamagara nka saa 4 ukamubura, saa 5 saa 6 aho ngaho wakagombye guhita utabaza inzego, kuko umuntu wajyana akamara amasaha 3-4 ukaba utaramubona, keretse mwayo masaha none baramutse bakwise bazinga filime bagahita bamwuriza indege vuba bamuzana mu Rwanda. Ariko waramutse bitangaje none ukabivuga ati ari umuntu yihana kandi turi gukeka ko ashimutiweyo, icyo gihe FBI yagomba guhita imukurayo. Aho none niwo wibaza ukuntu byaba byaramenyekanye ryari gihe yaba yarashimutiwe muri ambasade hariya hantu. Ari byo rero navuze nti wenda ushobora gutekereza yuko ashobora kujyayo yamara kwijyanayo, bikagenda gutyo hakabaho utwo tuntu ushobora no kujya bakakubwira bati hari ikintu dushaka kugira ngo twumvikane, wa mwana wacu we barongoza cyane baragutereta ati wa mwana wacu ubona ko nta kibazo ufite mu Rwanda, warakoraga ibintu bikagenda neza, reka tuganire n'iyo ministeri uvuga baguhaye hariya kuko utagenda ngo uyibe ko ufite kiri muto wakora ibi n'ibi, ahubwo wari ukenewe byihutirwa i Kigali tega iyihuse. Icyo kintu rero ni ikintu kizagaragazwa na ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba uburyo yatezemo indege cyangwa se indege yamuzanye nuko yagize gute byagenze gute, iperereza ryawo ntekereza ko riba rikora, keretse niba yarari muri Amerika yaritwaga andi mazina wenda nk'umukongomani ari nafite na nationality y'abakongomani n'iki akiyizira, nabyo buriya bashobora no kureba trace ariko bagaheba bagasanga Fidel Gakire atari. Ariko nanone bashobora kureba mu mafoto yose yinjiye ku kibuga cy'indege, keretse yaraje yifutse mu maso bakavuga ati uyu muntu yahise igihe iki n'iki gutya na gutya, cyangwa se yakatishirije yiti cyana wenda niba bafite amakamera areba ibintu byose. Ariko ukuri byanze bikunze, ukuri uko byagenze kuri uriya mugabo kuri Gakire uko bizagenda kose kuzamenyekana ntago bizatinda. Ariko icyo turi kwibazaho uyu munsi cyangwa se abantu bari kwibazaho nanone no uburyo yageze mageragere atabanje kwerekwa nibura itangazamakuru byagenze gute, mu gihe umuntu ananywa n'inzoga bikagenda gute, batikana kayanyweye inzoga yafashwe yasinze, bakatangaza nabwo ibice mu buryo butumvikana, uburyo ngo yafashwe cyangwa se byagenze gute, ariko ntiberekane bati Fidel Gakire umunsi uyu yarafashwe kubera impamvu izi n'izi, ahubwo bakavuga bati wabaza umuntu ati yafungiwe yagejejwe ngo n'uruhe rukiko, ati ntabwo nkubwiye ni hariho bivuze, ati urukiko urarumbariza iki, ahubwo icyo ngiyo mvugo ari ikintu isobanura kuko inkiko ziri mu Rwanda ntabwo niba kubajije bati rimwe guteranya na rimwe ni 2, 3 kongeraho 4 ni 7, nta kindi nako kuvuga ngo wimbaza iby'inkiko ntabyo azise, cyangwa kuvuga ati wenda abatazize yavuga ati ndibuze kureba neza urukiko rwamuzanye ariko nzi ko afungiye hariya, ariko avuga ngo iyo kuvuga ati ni rumwe mu rukiko ibyo ngibyo kwirwe, urumva ko atari nagereza ko atari imvugo yaba ari imvugo iri appropriate cyangwa se imvugo yaba ari nziza ku icyo kintu. Gusa rero mbabwire ko tuganye ku musozo, tuzakomeza nibishoboka, ariko nibishoboka kimwe nuko wenda narize zaba arizo zaba zihagije muri ibyo ngibyo, ariko n'abafite icyo batekereza cyangwa se baba bafite andi makuru ahagije, inshuti ze n'abaki nabo baza bakatubwira bati twebwe icyo tubiziho ni iki bimeze gutya na gutya, byagenze gutya na gutya, twari dusanga twaramubonye, bari dusanga bize gutya, ariko
icyo nekereza nanone nuko ubu hakagombye kuba hari abantu benshi bari kuvuga bati Gakire yari ati twaramubonye mu Rwanda mu gihe runaka bayeho ko ari umuntu wizanye mu Rwanda, keretse niba yarizanye uwo munsi yamara kwizana akigera aho ngaho akigera bati ba, ariko harimo quelque chose qui cloche randoda, harimo ikintu cyihishe inyuma ya biriya bintu cyane cyane, kandi tuzamenya byanze bikunze. Ahubwo icyo kintu no kumenya ngo ni ikintu kimeze gute. Nongere mbabwire yuko kuba angajemo hariya hantu bitewe naho na politike n'iki kuri guverinoma bavuga kuriya, nubwo harimo abagenda bivuga kenshi mu buryo bugaragara ati ariko se kuki babaye ari we bashimuta, n'abashimute bamwemayire, ntibashimute abandi nabandi kubera icyo ari we bahisemo. Sadepa simbizi birashoboka cyangwa uko bidashoboka, kimwe nuko nawe neremereka kandi rema ivuye mu zindi nayo barindi. Ariko icyo ntago turi gushimangira uko gushimutwa cyangwa se iki, ahubwo tuzareba neza twese tuzareba impande zose. Nitumara kureba impande zose, kuko bivuga uburyo bwinshi, niba nabivuze gutyo kanalize zanjye nuko ari nabandi nagiye, haravuga ngo yarizanye, aravuga ngo yaratashye, aravuga ngo yarashimuswe, aravuga ngo yashimutwe muri Amerika, aravuga ngo yaje akurikiye fiance, haravuga ngo yaje muri Afrika. Mu bwo buryo bwose twagiye tubivugagamo, natwe twashingiye kuki kuri analize zacu n'ibyo bitekerezo by'abantu ko bagenda bivuga, ariko hari ukuri kuri mwibyo ngibyo kandi tuzagenda tumenya uko bizagenda bigenda. Ahubwo ikintu cyaba cyiza ntago ari ukwisha ikinyoma kuri kwaba kuri mwibyo ngibyo, kuko ukuguhisha no kugira gute no guhemukira abandi. Ahubwo twagombye kureba kuri nyako koko mwibyo ngibyo, kugira ngo bizabashe no gufasha abandi, bizabashe gufasha n'umuntu wari wese, bizabashe gufasha umuntu utekereza neza, kugira ngo tuzabashe kugira ikintu twageraho twese dushyize hamwe. Kuko abayeho ko yaraje mu buryo bwe yishakiye cyangwa se mu buryo bwe, byaba ari ukugira gute, byaba kereza ko waba yumva ko yashimuswe cyangwa zaba yarashimutwa ntibivugwe, ukajya kuvuga uti yarizanye, nabyo byaba ari ukugoreka kukuri ko byaba byarabaye koko. Reka rero duharanire ukuri cyane cyane, tore ko dushyira imbere kurusha uko twashyira imbere ikinyoma. Ikindi kandi ngana ku musozo nababwiye nuko mu byo turi gukora byose, niba koko turi mu kuri tugomba kugendera mu kuri, nta guca gusha droite. Kandi niba turi mu kuri turi kurwanya FPR, mugomba kumenya ko kurwanya FPR atari ibintu byo kugira, ntago ari gutera, ntago ari kwiruka nka muntu abire, sibyo, nta nubwo ari ukunywa amazi. Ahubwo ni ukumenya ngo niba duhanganye nayo turakora gute, niba mfashe poison n'izi ndabigenza gute, ndabwira nde ngo ngiye aha naha, nongere mbivuge ngo byarabayeho ko akitanga cyangwa akajya kubonana n'umuntu bikarangira bigenze gutya, yirengagije byabaye kuri Rusesabagina n'abandi. Aho ngaho twaba opposition, cyangwa se waba ari muri opposition, yaba hakiriho ikibazo gikomeye cyane. Ariko nuko nguko, reka tugane ku musozo kandi tubashimire. Turi kurangiza umwaka, Kigera arafunze ari mageragere ko nkuko babivuga, tubifate gutyo. Niba ariho yaba atariho ari, ibyo birabareba ikizima nuko bamufite, sibyo. Ariko nanone tubwiye tuti tuzirikana abantu bafunze, wakumva ari cyo babafasha, wagira gute. Ni umwaka turi kurangiza kugira ngo nabo babashe gusoza umwaka neza. Ni Mwizerwa Silva rero, Perezida Pesi imbere kuri Kigali mu Rwanda, mwaganiraga ku kiganiro cy'uyu munsi, kandi babwira ni mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu. Ikiganiro ni ryari nagaruka.